ingahe reka tumwakire mu cyubahiro ciwe afite kandi natwe turamwubashye turashima Imana yamuduhaye kandi katumumenyekanisha Imana ibaha umugisha. Amen. Amen. Reka twongere amashi Uwiteka. Namwe tubashimire ko mwaje umpoberera uri hafi yawe ngo wagize neza. Wagize neza rwose uro guhoberwa. Wagize neza kuba waje rwose. Amen. Amen. Reka twicare murakoze. Abatatuzi nitwa Serukiza Sostene, mushumba w'itorero Gerison des Âmes, riri mu Karumuna urenze Gahanga, niho twaryubatse, rikaba no mu burasirazuba nk'ahangahe ku Ruhuha na za Kirehe. Tukagira ayandi mu Burundi menshi hafi ntarangira ngo zose, tukagira ayandi muri Kongo. Mwarabibonye ku binyamakuru ayo batsindaga kuri Goma, harimo iryacu rya etaje bararibomoye. Bijya mwumvaga biki na biki ari Gerison des Âmes. Iryo ribaye irya kabiri kabisa, ubundi nabo barabikoze ibikoresho gusa babomora ibirahuri byose. Daswa turagenda turaryubakisha. Ejo bundi biriya birongera kandi biraba. Ariko n'umwanzi nyine buri gukorera hariya muri kiriya gihugu akarwanya itorero kubera amasengesho y'abera. Ariko Bibiliya iravuga ngo n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azaritsinda. Itorero rya Kristo rirashikamye, ntawagira icyo aritwara. N'uyu munsi basenze, nabonye basengeyemo, babinyoherezaga basengera hanze kuko barishize hasi, ariko bahise bateramo intebe barahasengera. Turashimira Imana kubw'ibyo rwose. Reka nshimire abana twazanye, mwagize neza, Imana ibahe umugisha. Biba bikenewe ko rimwe na rimwe iyo batasohotse nyine ngo bajye mu bindi biti, baba mu matsinda menshi. Bamwe mushobora kubabona ngo ni abalarume, abandi mwabona ni True Promises, abandi amatsinda yose bayabamo mu buryo ugira ngo nibo bagirayo nyine bene uko. Iyo batagiye muri ibyo rimwe na rimwe turajyana bakamperekeza, ariko si ukumperekeza baba biherekeje kuko bakora ibyabo ngakora ibyanjye. Ubwo ivugabutumwa ryanyu murarirangije. Harimo agato kitwa Siana Ingabire Serukiza kakaririmbye nyuma. Yigeze kuba uwa mbere mu Rwanda mu bana baririmba, yari afite imyaka 9, abo wa mbere mu gihugu, atahana amafaranga n'ibikombe biramanitse mu nzu. Niwe wabaye umusitari wa mbere muri bariya bose. Wa kabiri yabaye Esther Serukiza, nawe ico gihe yamuherekeje we bigiye kurangira ngo ashike nawe bamucomekamo ahita abo wa kabiri, kandi watarakoze amarepetition. Ubwo nawe niwe wamamaye ubwa kabiri. Icyo gihe Grace we yabaga Uganda, kuko yabaye imyaka myinshi. Grace Ndahiriwe Serukiza. Ariko nawe ubu nyine ameze nabi ndiyoroshe. Sigaye unyura ahantu hose ukumva ngo Imana yo mu misozi. Niwe wayiririmbye. Hakaba na Chance nawe yamamaye nyuma ku bwa kane.
kuri bariya kuko bariya ndibuka Siyana ushatse cyaririmba hotora bene ubu nawe aza kwamamara Bonfils nawe aza ku mwanya wa gatanu ibyabo nuko rero niko bipanze ubu twaje ari korari yo mu rugo iyo mu rusengero ntayaje iyo mu rusengero izaza ikindi gihe mwakoze kutwakira turabishimira Imana cya kabiri turashima Imana yatanze rino torero kugira ngo ribeho cyo ngundira amatorero yatangiye by'ukuri iyo riba itorero rimaze imyaka myinshi cyane nkayakuze sinzi ko mba narabonye uyu mwanya ngo nze rwose sinzi ko byari gukunda ariko itorero rigitangira abanzi n'abakozi b'Imana tuziranye agitangiranye abamo kurusha ayandi yose agitangira rwose niyo mwihariko wawe inkejo natashe nijoro cyane ari kuri ubu itorero ritangiyeyo vuba cyane twatangiyeyo narabivuze nagiyeyo kubera ko bavuga ati werutse waradebye bumvaga ko buri cyumweru naza kuruhura ibyo ntibishoboka rwose ariko atangira ndayakunda cyane kugira ngo turebe ko iyi torero rigitangira rikazamuka neza riba rifite amahirwe yose yo gukomera ariko kandi no kugira abantu badasanzwe buzuye bafite ibyangombwa byose bikwiye byo mu mwuka atarakuvangavanga bene cyo gituma nshora imbaraga zose ngo ndebe ko nafasha byibura mu guhaguruka bagahaguruka neza mu buryo budasanzwe ikindi naragenzuye nsanga amatora yagitangira niyo ubona agerageza gushakisha revival naho yandi yakomeye ubona ko rwose barasa n'abageze i Siyoni na Yerusalemu uje bicayeyo ni porogaramu zisanzwe zazindi nta gitangaza ubona ko abantu basa n'abagezeyo ariko agitangira ubu ubona ko bashaka kumanura ikirere bavuga ati ngibi rero ntiyaba amatora yose yarameze uku iyo rero muhagurutse neza mukomeza neza ayandi akazajya abarebera ikindi narabibabwiye iri torero ritangiye abari impamvu y'Imana idasanzwe itazwi n'abantu nongere babwire ko Imana itagivuga byose ivuga duke cyane ibyo iba yahishe ibyo ni ibyayo biri mu mayobera yayo ariko irinze yemera itorero ngo rivuke biba ari ibintu bikomeye cyane cyane iyi minsi rero ndashaka ko abari muri iri torero Imana ibakomeza kugira ngo bazabashe gukomeza abandi bari inyuma bagiye kuza niyo mpamvu Yesu yakoze yatsindanye na 12 ngo arangize yongeraho 70 kugira ngo bazaheka amahanga yose agiye kuvuka mu isi niko bigenda iyi sinda rya mbere ridakomeye no kuvuga ngo bari nyuma bo bazaba iki n'igikoma bidashoboka ariko iyo abantu ba mbere bakomeye menya ko inyuma hazaba ibintu bidasanzwe ubwo rero nge ndahaye iminsi kugira ngo ndebe ko abari muri iri torero bajya ku rundi rwego kandi ndabizi ko no gukomera muzakomera no gukomera muzakomera cyane cya kabiri ndashaka ko mugenda mugahaguruka muri abantu bazima kandi bataraga mugani wa Yohana bazima kandi bataraga bafite kubohoka ngiye kubigisha kubohoka nibyo iminsi ne yose nzabivugaho nibinanira kumara izo nshaka ikindi gihe ariko pakikishe ko hari ico bishobora gufasha abantu gute uzi ko abantu bajye bibesha abantu bakibesha ngo ngira ngo twarabohotse n'ukuri kose ndi wabohotse
ubohotse agace, ariko hari ibice byawe bitarabohoka. Kubohoka gukizwa ni automatique, ukizwa none bikemera, wanapfa nijoro warijyamo, ariko kubohoka bitwara imyaka. Gukizwa ni nonaha, ariko kubohoka n'urugendo. Byanditse muri cya gitabo cyanjye, kimbe kimwe na ne mpano kimwe kugira ngo kimfashe. Iyi minsi ine ndagerageza rwose kureba ko amahame amwe yafasha abandi. Ikindi munyumva, Imana yampaye impano nyinshi, ubu singiririmba kubera bariya, wewe wakomeza wica amajwi yawe nabi gusarare, bariya bafite ariya ameze kuriya rwose. Barari Esther araza aramisha iwacu, azashaka kubagurusha, yaratugurukije uyu munsi kubera amaze iminsi adahari. Rero Grace yaririmba amajwi ya Siyana wazagira ukuntu kavuga uyu, aya makuru yose ugari muri Nyungwe ashobora kuririmba akagera ahantu mwese kugira muhagire mwokorora mukagagara. Aha nibyo chance amaze kwatsa umuriro wo guhimbaza Imana yarabibahaye. Hanyuma nubwo bazi ko ari impano zanjye, ariko nyiri impano zijya ziba transferi. Kurya abapagani baza batransfera imivumo mu bakobwa babo n'abahungu, niko n'abanyamwuka bajya batransfera impano mu bana babo. Rwose biragenda, nicyo nzabwira abantu, nzabibabwira. Benshi bazinga agakiza ngo twiyeze gusa ngo tuzapfe neza dupfe tugere. Yaba ari Imana yashakaga umuntu abakizwa akararagezeyo, ariko turakizwa ikaturekera hano ngo irangize Yesu wenyine ngaje kubibwira abigisha ngo nimusenga mujye muyibwira buri gitondo ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryuba, ubwami bwawe bugire gute, mugende se buze butuzemo hano. Ubundi iyo hataba icyaha cya Adamu ntaho tworoye rwose. Yari yarashatse ubwiza bwuzuye ijuru aribwo buzuzura isi. Abamarayika bakomeze igume hagati y'umwotsi, imererwe neza mu ijuru k'umuriro byahinduwe gusa nariya kosa Adamu yakoze. Biba ngombwa ko abizera bahagaze neza izahabakura, ariko ubundi ntiyo hadukuye. Muri iki gitabo haravugamo ngo gukizwa ni kimwe, kubohoka ni ikindi. Reka tujya muri Yohana ubutumwa bwiza igice ca 8:31. Ni iki gice nasomye muri 2011 kugeza ubwo numva igitabo cyose kiruzuye tangira kucyandika. Iyo nandika igitabo ngikura mu gice kimwe gusa cyankoroze. Hari ikindi nanditse nsomye Abaefeso igice cya mbere 15 ukagera kuri 20, aho numva kirarushe kibaye igitabo. Yohana niyo hatumye nandika iki gitabo cyitwa ngo kubohoka nyakuri. Naratangaye, njyewe baye umukorari, nkaba umunyamasengesho, nkaba umuvugabutumwa, nkaba umukuru w'icumba c'amasengesho, nkaba pasiteri, nkarwanga sigwa amavuta yo kuba intumwa, ariko hari ibintu nabohotse ndi umuririmbyi, ibindi nabibohotse ndi umunyamasengesho, ibindi nabibohotse ndi umuvugabutumwa, ibindi nabibohotse ndi umupasitori. 2015 hari ico nabohotseho nari intumwa, bimaze imyaka irenga 10. Niko bimeze. Abatuye isi bose ntawe udafite ibimubosha. Ibiziriko ni byinshi, ariko Uwiteka araje abice mu izina rya Yesu. Rwose twasomye nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri namwe muzamenya ukuri
kandi ukuri niko kuzababatura. Nakanahagazeho. Hanyuma munsi baramusubiza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Abayuda baribesha, biyita gusa biyitirira Aburahamu, batazi nk'ibiziriko byabamaze, iminyururu ibariho. Yesu arabasubiza ati ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo ni urubamo iteka. Nuko umwana nababatura, muzaba mubatuwe by'ukuri. Nimumvugire ngo haleluya. Topiki yanyu yo ndayisomaho umurongo umwe gusa wamfashijemo ndi buhuze n'ibyo ndi buvuge. Yesaya 45 ku murongo wa 2. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nimwakira ijambo ry'Imana. Muracyabyibuka? Ziko muvuyeyo vuba? Okay. Muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Icyantangaje, Yesu ntiyabwiye abapagani, yabibwiye Abayuda. Ngo Yesu abwira Abayuda bamwizeye ati nimwamenya ukuri, ukuri niko kuzababatura. Bararakara, tubaturwa gute ko turi bene Aburahamu? Wewe waravangiwe. Hari kenshi yababwiraga ati none se Aburahamu ni imbariso, kuki mudakora nk'Aburahamu, ko mukora ibisa n'ibya so Satani? Hari umunsi yabise ngo bene shitani, bari bamumaze. Aho yarashatse kubabwira ngo uwa Satani abigaragariza mu byo akora, uw'Imana abigaragariza mu byo akora. Kandi ufite ubushitani muri we, ni naryo ragi agomba gutanga mube. Ufite ubumana muri we, nawe agomba gutanga irage ry'ubumana mube. Nakundaga Yesu, ariko none maze kumenya ko iyo wamaze kwikonekta neza muri Yesu mugakiza kuzuye, biguhesha amahoro yo kubaho neza mwisi. Warangiza ukabubaye urubyaro rusha mu bwami, rugiye gutanga icerekezo mu gisekuruza cy'abamukomokaho. Twese abicaye nta n'umwe utazasigirage mu bamukomokaho ry'ibisa n'ibyo yabayemo. Timurasoma amakuru ya Timoteyo, umwuka wose wamufashe n'impano zose yagize, ngo habe n'iyo kurira. Yagiraga n'impano yo kurira, yari ya nyina na nyirakuru barayigiraga. Hanyuma bivuga ngo naje gusanga agakiza kadufitiye umumaro muri ubu buzima no mu buzaza mw'abantu. Uzi kugira ngo Imana iguhinduremo igisekuruza cy'abakiranutsi bazagenda bafatwa n'umwuka wabaye muri se cyangwa muri mama wabo, bigatuma amasezerano yose Imana yahaye Aburahamu ahita, kuko iyo nikonekise muri Yesu mpita nsanga Yesu afite umugisha ukomoka muri Aburahamu, ubwo nanje ngahita ninjira muri iryo rembo. Ariko igitangaza, abana b'Aburahamu murabazi, n'umwe Isaka. Muza ba Isaka ni babiri. Ndeberaho umwe ahinduka umunyamahanga, undi agahinduka ishanga ryera. Nicyo bishaka gusobanura ko n'uyu munsi ushobora kuba umuryango urema ishanga ryera, cyangwa se ukaba umuryango urema ishanga ry'abanyamahanga. Yani
abatagira imana n'abatubaha imana bari mu imbaraga z'iyisi. Abanjye narababwiye ntishaka nzabasigira amafaranga make mu isi, basigire n'amazu make, ariko icyo nzabasigira kiraruta ayo mazu, kiraruta n'ayo mafaranga. Nta muvumo ubabaho, nta n'akarande bagira, ntabyo, nta n'iminyururu y'imyuka ibabaho, ntayo, kubera ko bari mu mutaka mwiza. Iyo umubyeyi afite ubumana muri we ahinduka umutaka utwikira urubyaro rwe, ariko iyo ukiri konekite mu isi ubakururira imishitani byose n'imivumo. Gukizwa ni inyungu muri ubu buzima birenze uko abantu babizi. Nicyo nzashimira papa wanjye gusa, naramwete rwose, icyo uzazuke neza umpamagara umbwire nzajya nkigukorera, haba aza mpamagara no mu gicuku yicura agahita ahamagara, kubera ko abizi, kubera gusa ko navuze kuba nta bintu byinshi wandaze mu isi, ariko nta n'ibyo wanyimya, mpaye inka nyinshi zitari nke, ankwera inka nyinshi, uzi kuja guka umugore umwe ukamukwa inka 10 na zingahe. Bene uko madamu harigiye iyo abona nyine iminsi mikuru y'abadamu yabaye n'ibiki, bene uko akabona abanyamugi bashushe basaze, bagambye ngo ariko wowe utazumera nk'abandi. Ndetse nk'abandi bazana indabyo, sindazana ururabyo kuva mvutse. Ayo makuru rwose ntayonse. Ntigutesa ati we wagiye wihagararaho nk'abandi, ndireka reka. Ntibene uko yashaka kuzamuka, atari ko wowe uri bukinka nabukoye wowe. Ninde wundi muri uyu mujyi wakowe inka 15 muri uyu mujyi zishoreranye gutya zikarenga iriya? Narimvugiye kuri papa, nicyo nzamubwiriye ati rwose iyo ndebye uburyo navukiye ku birenge byawe wuzuye umwuka wera, mama akambyara ari kuvuga indimisha, naravuze ati nta yindi mpano iruta iyo muzamba mu isi, icyo cyonyine mwakoze kirahagije. Umuntu akura bamutoza gusenga, bamutoza Imana, bagira gute bene ibyo, dutarama ijoro, dutarama ryari ibintu bene ibyo. Ti rwose biriye iyo ndeba uko isi yubatse, mwakoze ikintu gikomeye. Nicyo kuva mbayeho nta munsi umwe ngo nsengere ngo karande ngo zivuye kwande. Naravutse bavuga indimisha, ari abanyamwuka baguruka. Yigeze kuzura umwuka wera anyura aha muri purafo, muzeyi papa wanjye afatwa mu gisenge c'inziriya hejuru, muri reveye yabo nimba ariyo muri 70 nimba ari 70, nuko yari imeze, ukaguruka. Ibyo byamubayeho papa wanjye. Mama niwe yatangiye guhanura mbere. Nakuze uziko mama kuba yazagaje konsa umwana akabanza agasengera ibera atararimuha, akuzuzwa nkabona avuze kundimi, ariko none abo babarongera n'ibicupa, bakabarongera n'ibindazi, bakabarongera habe no kwibukana mwaramutse Mariya. Mana ya icya kabiri nakuze mbona, sinigeze mbona mama shirifu mu nkono ngo acumbe umutsima atabanje gutogota ngo asenge, akabanza akabisengera, yarangiza akabona gucumba. Naho mwe muza muhakura muryaho mudakubise n'urumenyetso. Wamara ukavuga ngo nkaho abazimu bova he bena gute. None njya gusanga nge ndi urubyaro rwa gatatu mu mwuka. Mama wa papa wanjye yari umunyamasengesho
umusenzi wa wundi ugeze kuri level yo kuhanura niwe wazaga winjira mu kumba kabaga mu cumba c'amasengesho indani. Nigeze gushaka umusanga yo bari bampitanye, ngurasanga urinjira mu kumba k'abahanuzi we urinde, banta hanze ndagenda, ariko ngenda namubonye iyo yagiye. Ntuzi ko ageze kuri level yo hejuru. Ngahe nono ndebera umuhungu we, ngahe nono ngenda umwuzukuru, ngahe nono reba bariya nta buzukuruza. Ikindi navuze ngo birandukira, ntampa impano naba mfite data atagira n'ebyiri gusa, izindi zose ni umuririmbyi wa wundi mu gihe cye wakoze ibintu bitangaje. Nge naririmbanye nawe tukaririmbisha igiterane bugaca amaveye, niyo yakundaga gukorwa. Nuko niyo mpamvu nanjye binezeza iyo mbona ababari turirimbana, kuko twe turasohorana indirimbo igihe cy'abamuze ibyo ntibyabagaho. Ariko twe amakaseti yuzuye isi yose indirimbo Serukiza family nibyo. Bene uko twe niko batwita family yanjye Serukiza family na YouTube nuko. Indirimbo zose kuzuye. Umwe yayirose twese duhita tujyaho. Cangwe nabona igitero Esther agashiraho ikindi twese tugahuriza hamwe indirimbo igasohoka. Nibyo. Iyo tunaririmba iyasohotse ejo bundi tujya dutera twese. Ndatera, madame agatera, abakobwa bagakurikira buri wese akagenda agira gute yinjiramwe atera he. Indirimbo zacu nuko zikoze. Nubwo mvuze ibyo, ako gakiza hari ibyo bikubohora, ariko nanjye gusanga uburyo bwo kubohwa ari bwinshi kandi abantu batabizi. Buri muntu wese kubohwa kuri mu bice bine. Kubohwa kuba mu bice bine. Hari abantu urana bugasanga baraboshe, baraziritse mu buryo bw'umwuka, umwuka wabo uraziritse, urahambiriye. Umuntu we w'imbere araboshe ku rwego rukomeye. Nzabisobanura neza. Ugasanga icyiciro kindi nababoshwe mu mubiri gusa, imibiri yabo iraboshe irimo ibintu, nawe yibaza ngo ibi ni ibiki. Uboshwe mu mubiri bigaragarira mu masinye cyane cyane, aho kunda kugaragara iyo turwara tudasobanutse, ibirwara bidasobanutse mu mubiri, ibintu bene ibyo. Icya kabiri, bigaragarira mu nzozi zidashobotse, nazo zicuritse zimeze gute, ugasanga by'ukuri iyo atari mu bubata bw'inzozi uzasanga ari mu bubata bw'ibitero by'ibirwara bidasobanutse. Kubohwa mu mubiri. Kubohwa mu gice cya gatatu nuko uzasanga abantu benshi baboshwe mu mitekerereze yabo. Afite retare yo gutekereza ku buryo azajya gutekereza abandi barageze iyo bagera. Amayerekwa ye azaza abandi barabirangije. Kubera iki? Afite kubohwa mu mitekerereze mu buryo biza bigeza benshi ku rwego usanga bafitemo gucanganyikirwa cyangwa kuvangirwa, bitewe n'uko imitekerereze ye itabohotse, itari ku murongo mwiza. Aha ni naho ntinya kurenza ahandi. Umuntu wese mu mitekerereze aza akenera aho abandi batungiye, ajya aburira aho abandi baronkera, kubera ko afite ikibazo cyo kuboha mu buryo bw'imitekerereze. Igice cya kane cyo kubohwa, uzasanga umuntu aboshwe mu buryo bwa ekonomi. Ekonomi ye iraziritse. Ajya agira ngo yeguke akamanuka, azagira ngo atangire bigasubira ahora atangira, ahora amanuka, ahora ntahava ntahajya, mu buryo yibaza ngo ni iki cyamubayeho. Ko mbona abandi byoroha kuko inge bitoroha, aho wewe niho uboheye.
abo biri gushoboka aho ntihaboshe nabo bafite ahandi baboshe. Ibi mvuze abatuye isi bose uzasanga ataboshe mu mubiri, mu mitekerereze, muri ekonomi, uzasanga mu mwuka asa n'uwahambwa, ahubwo ntiyegukana gato, wayoberwa iyo bamuhambye. Undi nawe ugasanga mu mwuka harabohotse, sha indimi arazivuga amasaha yose no mu muhanda, ariko ekonomi wagira ngo yakoroganye n'amafaranga, araruha arabimenya, baburaho imishikirano izabera. Umuhanda nyuzemo siyizi ntunyura muri uwo muhanda. Okay, ugasanga uwo nawe nuko ameze. Ibi byose rero nibyo bijya bikenera ngo umuntu yicare atangire yitekerezeho. Ikindi nshaka kubabwira, mwari muzi ko Imana nubwo ishobora byose, ariko ntijya ibohora umuntu udashaka kubohorwa, ntijya imubohora. Icyo nacyo mukimenye, kubera ko Imana ntikoresha imbaraga, Imana ntiforusa umuntu. Imana yahaye ikiremwa muntu amahitamo ntavogerwa. Nicyo gitubona umuntu ashobora gukora amanyanga ukarukibaza ko ari inyamaswa cyangwa ari umuntu, Imana ikamureka kandi ikamurindira mu isi. Impamvu ni iki? Ni amahitamo yahaye ikiremwa muntu. Nuhitamo kuba umusazi, genda. Nuhitamo kuba umwicanyi nk'abariya tuba tubona bo mu Barabu n'ibiki, bene bariya bafite ziriya nani zabo zabiyahuze, nta kibazo, iramureka, ifite gusa imutegeye. Iyo uhisemo rero gukorana nayo ngo ikubohore, irabikora. Mbaha akarorero, abana b'Isirayeli imyaka 400 mu buretwa baboshwe na Egiputa na Farawo, baboroga ku manywa na nijoro banihishwa n'uburetwa. Ariko dore ikibazo cyababayeho, bageze ku rwego bamenyera uburetwa, barenga kubumenyera, baranyugwa n'uburetwa, barenga kunyurwa, barabwemera. Iyo wemeye ubuzima bubi, Imana ntibugukizamo, ahubwo ibukurindiramo kugeza igihe uzabwangira ukabuhararuka. Iyo utakibushaka uri revolte mu buryo uhaguruka ukavuga ati ntibishoboka, reka nshaka umunyembaraga wamfasha kwibohora. Icyo gihe uhita ushaka umunyembaraga, ukamenya ko nta wundi ari Kristo wabigufasha. Iyo umusanze ahita atangira kugukura muri buriya buretwa. Isirayeli yose imiryango 12 bagiye muri Egiputa ari 70, none baracari mu buretwa, bageze kuri miliyoni zigera kuri zingahe muri Egiputa. Uburetwa baje kubuvamo ari uko Imana ibonye Mose, umugabo umwe warakaye. Iyo utaraba umurakare mu isi y'umwuka, isi y'umwijima ntushaka kuyikanga. Mose azari umurakare wa wundi, aravuga kugeza ryari Abaheburayo bazahora muri ngaho. Abonye umunyegiputa akubita Umuheburayo, aramuhotora ijosi, aramwica, muhamba musenyi. Ngo buce abona Abaheburayo barwana, n'abaraza, namwe se murwanye kabuke, kubibakubita ari byinshi. Arabatandukanyije, mbese basanga yararakaye ku rwego atakibyihanganira. Nicyo cyatumye agera igihe bimunanira kuba kwa Farawo, kuko systeme yo kumerera nabi bene wabo yari kwa Farawo. Cya kabiri nuko imyuka yose ibakandamiza. Munyumve kuri iki, kubera ko buri yari ubwoko bw'Imana, isi y'umwijima yose yakoranaga systeme satanike ku isi, yitwa ko ari umwuka wa Babiloni. Ni naho systeme ya satanisme n'ibintu ibi byose by'abarozi n'abafarumasi n'ibiki, ni Babiloni na Egiputa niho bikomoka. Nicyo gituma ubu abera isi yose, abatuye mu isi bose n'abatuye i Rwanda, mu isi y'umwuka twese tubarizwa ahantu habiri. Abatari muri Babiloni baba bari muri Yerusalemu. Niyo misozi ibiri abatuye isi batuyemo, barizo kwegereye ngo bahehe. Babiloni na Yerusalemu hose
aha hose hagira ibicaniro. Isi ifite ibicaniro bya Babiloni, isi ikagira ibicaniro bya Yerusalemu. Ibya Yerusalemu ni ibiramya Imana, ni ibiyoborwa n'urukundo, ni ibikunda Imana bigakunda n'abantu, bishaka amahoro ngo biyageze no ku bandi. Ariko ibya Babiloni, Babiloni byasobanuraga ngo ni umurwa wo gucanganyikirwa. Hamwe usanga Babiloni yaracanganyikishije abantu kugeza ku rwego niyo systeme yatangiriye. Babiloni niyo yatangije systeme ngo yo gucanganyikirwa, bararuha batangira ibintu byo kwidroga kugira ngo gucanganyikirwa kuje hejuru. Nayo yatangije ibintu by'utubare, aho abantu kwegerana ku gicaniro ngo bavuga Imana, basenge, bakicara barya banywa, bamara bakavuga ibishegu n'ibindi bintu bipfuye. Babiloni itangira kubaka ibicaniro byayo birazamuka. Nibyo bitumazeho abantu kugeza n'uyu munsi wa none. Uzasanga bari mu bicaniro byera ari imbarwa, abari ku bicaniro bya Babiloni ntibagira umubare. Ngewe ndemera ko mwatuye isi ni bake wabona aho umuntu muri ibi bine adafite ibi icyaboshwe naco. Icyo ataboshwe naco. Benshi usanga uw'Imana yagiriye nego asanga wenda bohotse habiri, ariko ahandi habiri haradoze kabisa. Hakabundi usanga ni hamwe hamaze kubohoka hatatu. Ni ikibazo. Mbwirira ukwegereye ngo iki cyumweru urabohoka mu izina rya Yesu Kristo. Turabyemera tuvuge haleluya. Okay. Ubundi sinjya mbwiriza kuva mvutse. Umucuranzi atabari kuri piano. Nabagiriye nabi bari sinabazaniye n'abacuranzi babo ngo bagira, ariko abacuranzi bose ni bamwe, bagira ngo nyina n'umwe wabyaye. Aha. Nari mvuze iki? Abaheburayo ngo babone Mose yabonetse. Imana iravuga ngo harageze ko abayuda barekurwa. Kubera iki? Umurakare utacihanganira systeme yose ya Satani ku bana b'Imana ubwoko bwera yabonetse. Igihe cyose Imana ibonye umuntu umwe wasobanukiwe, wamenye imiterere y'ikibazo, nongere mbabwire niki, bijya binatinda ko umuntu Imana imubohora iyo ataramenya ko anaboshwe. Icyo naco ni ikindi ugomba kunota ukareba neza, ukamenya ibimboshe ni ibiki. Hari n'abatazi ibiboshe n'umuryango wabo kandi warashize, uziritse pe, ariko ntabyo bazi. Babona gusa barakenyaga ngo ni normal, ngo nta kibazo, ngo nuko ngo ibintu bimeze nabi gute ko abandi amafaranga basigaye bayisasira. Gusa hari igihe uhura n'uburetwa bukuboha ukageza ku rwego naho Egiputa igomba kukwemeza ko wemera ibyo bintu ko waboshwe. Iyo ubyemeye ufite ikibazo cyo kuzabitindamo. Sinzi wenda Imana amahirwe azaba kuba uzabyara. Impamvu ibi ni iki? Iki gitabo ndacanditse, Imana yambwiye ngo niba ushaka abantu babohoka, fata amahame yose ngiye kukubwira yo kubohoka, uzayafashisha abantu bazabohoka ibyo gusa. Wagize se ngewe abanzi nari iwacu deliverance ziba ari inyigisho. Uziko nigisho umukene akaruha gakira. Mbwirije kandi narabasengeye ngo bakire, ndaruha amavaje gukoboka birananirana. None mbaza Imana, none ngo nayibazira ngo nje kwireba, ahubwo nsanga ngewe ubwanjye narasenze ngapfukama mu nzuzi nkajya he ngo nimba umugisha, ahubwo ngakena kurenza uko nayimenya ikibazo bigenze gute. None Imana ijya kumbwira ngo ikibazo hari amahame utazi. Iyo dusenze twamenya amahame, ni nk'umusirikare uzi kurasa udafite isasu rye na rimwe ritakara hasi. Siko Paul yavuze ngo turakubita, dukubita ibifunsi sinka bahusha, aho dukubita turahaza.
ariko iyo udafite ubumenyi, uzi ko hari n'abasengera ibyasubijwe bakareka ibyabagose. Kubera ko nta bumenyi azi, ntazi ahabosheho iwabo, ntazi ahapfuye, ntazi n'ahakize. Ikindi Imana yambwiye, ubuhamya bwanjye, icyo gihe nasengeraga abantu, abagoye ndabasenge kugeza bakajya kubahamburira aho bafungiye barimo iminyururu bakabanzanira, uzi ibyambayeho, ndakubita umwaka wagiye gushira, n'abacanganyikiwe n'abafite iminyururu bahambiriye, akaza yapfa kuhagera amasaha 3 yajya gushira, tukayikuramwo ari muzima agakubita igisirimba. Ni naho nari ngisohora ibisirimba bihaye bizerera ha mu karere. Hanyuma nari mpaguye ngewe, narabasengeye kugeza ubwo nduha nisanga mu bitaro, ndiyibagirwa none no gusengera ibibazo byinshi by'abantu barwaye bameze gutyo, apetira ruhiranshirana, estomira ruhirafatana mu bitaro pa kwa dogiteri. Namaze nimbari iminsi ngahe bene uko ndwazwa n'abanyamasengesho, nahindukira ngasanga abanyamasengesho nibo bagosa. Mwaje ngo dusenge, mwaje ngo oyewe twaje kurwaza. Muganga nta miti yampaye, yaramvuye aho mu bitaro, nta ordonnance yanyandikiye, anyandikira urupapuro rw'ibiryo. Abandi bazatanirwa imiti, ngewe yanyandikiye rw'ibiryo. Samoyi potage, saa 3 amata ashushe, saa 5 ibiryo byoroheje imeze uko, saa 8 abwira madamu ahagarika ivugabutumwa muhaye ameza ye, akazongera gufata mikoro, niwe tuzafatana mu mashati. Byari bimpitanye ariko njya kureba iki igihe Imana nabikoze gutyo, narabyubahirije. Mbivuze iki, hari igihe nyine dusenga ugasanga by'ukuri njye naribagiwe, kuko byaterwaga niki, navuga ngo paka abantu bose Imana ibabohore cyangwa bagire gute bene. Ariko ico gihe by'ukuri nari mfite amayishurirwa make cyane ajyanye n'ibyanditswe n'amahame y'ubwami. Iyo umaze kumenya amahame y'ubwami, nyuma byaje gukoreka byoroshe. Ndibuka Bujumbura nahagaraga igiterane kavuga ngo cy'abakobwa gusa, abakobwa 1000 bingahe bakaza bakuzura urusengero rw'icazi 1000 bingahe bonyine, keretse abadamu bazaga bakuyemwe ama alliance bayesize bayahishe ngo ariho ngo ntabimenye, kubera ashaka kubamwo nawe ngo abohoke. Nakoraga iki, nkabigisha amahame y'iby'ubwami. Aba bari bataramenya ubwenge, keretse kariya Grace niwe wenyine yarutangiye kugira wamperekezaga, ariko nawe yabona abazimu basaze, abantu ko barasohokamo n'ibiki kagatoroka nkabura iyo kagiye. Beno Imana ikabohora abantu, aho ntangiye rero kubyigisha abantu, Mana yanjye, abantu bakabohoka mu nzira zose. Kandi nkibaza bigenda gute, nza kumenya. Nico gituma Yesu yabwiye abayuda bamwemera, igihe cyose muzamenya ukuri, ukuri niko kugiye kugira gute, kubabatura, ububata bubaveho. Kubimenya nibwo buzima, fisama hora dashira. Kubimenya nibwo buzima, fisama hora dashira. Mose abimenya aravuga ngo wa Mana we, ndaje mu maso yawe umbwira igituma abayuda batarekurwa. Uzi gituma mpaye mvuga ibintu ko nabonye iri torero rimwe abarakare, nabonye ari abarakare rwose. Hari abantu basenga ukabona barasenga by'abarakare, bafite uburakari butagatifu, apana bwa bundi bwa kera rwose. Imana ibonye ko Mose yabonetse,
yarayishatse yonyine imaze kumenya ibimurimo nawe atazi ngo bizagenda gute. Iyo wamaze kugira umutwaro itangira kukwiyereka utaranayihamagara, itangira kukubwira ibyo uzakora utaranayisaba wowe, kubera gusa ko yabonye umutwaro uremereye. Ni bande bantu bari hano bafite imitwaro y'imiryango yabo, bafite uburakari bukomeye bwo kubona iwabo habohotse? Murahari? Bibabere gutyo mu izina rya Yesu Kristo. Ku bwanyu iwanyu hagiye kubohoka. Ubwo Mose yabonetse, n'ubohora arahari. Mugiye guhuza imbaraga wowe na Kristo. Ikindi mugomba kumenya, nta muryango ushobora kubohoka utaragira umuntu umwe umeze nka Mose uhagazemo. Tibishoboka. Ariko nimba iwanyu hari umuntu umwe wakijijwe akaba afite umutwaro w'iwanyu, reka nkubwire, nushaka utuze umererwe neza, usengane confidence yo kwemera ko bigiye gushoboka. Ikibazo Imana igira ni ukubura umuntu mu muryango, ariko iyo umuntu yabonetse Abayuda bararekurwa byanga byemera, bararekurwa. Mose yabonetse, umunyamutwari yabonetse, famiye igiye kubohoka. Kubera ko ni ukuvuga ngo umuzimu wari warayishinzwe, buriya famiye igira umudayimoni uyishinzwe buri famiye. Nicyo gituma uzabona hari famiye z'abantu b'abarakare bagira umujinya kugeza ku rwego barakara bakajuguma, ntaba muza mubona, ntaba biwanyu ntubazi, arakara akajuguma agatitira. Urya ni umudayimoni w'umuryango. Hari abandi indi miryango usanga bigirira dayimoni, akadayimoni k'amayeri gusa ko kubesha, bazabeshwa kugira ngo babyigiye Washington. Ibinyoma bisukuye biri mu isuku, bya bindi utapfa kuzingura hano hafi, kandi ukabona bibarimo birabakurikira. Ibi no kwa Aburahamu yarahatinze, uyu mudayimoni yarahatinze. Wakanyoma kugeza ubwo yahura n'abagabo akahita abwira ngo sister Sara agakubitwa n'inkuba kumva mwise sister mu bantu, kandi baje ari sheri, bavuye mu rugo ari sheri, none mugeze imbere y'abandi bagabo abaye sister. Aka kadayimoni ngo kagere Isaka ageze iriya nawe ahuye n'abagabo ngo sister gute, ngahereba umuhungu we none umwuzukuru wa Aburahamu ninde? Yakobo, umwexpere wo kubesha. Umuntu ubesha akaruha akabesha ko ari wowe kandi ari we, kandi ibyo ashaka akabigeraho yakwihinduye. Ndi Esau pesha umugisha kugeza ubwo byemera. No kuvuga ngo ibi ndabivugira iki? Imana ishimwe ko iwanyu habonetse umuntu. Imana ishimwe ko iwanyu hatakiyobowe n'imbaraga zitazwi kugeza ku rwego zibatwikira mwese hakabura n'umwe userutse umutwe. Ubwo Moise yabonetse, gucungurwa kw'iwanyu kuraboneka mu izina rya Yesu. Iyi minsi ngaye turaha ndabasaba ikintu mvuga ibi, genda widentify umenye ni ibiki bibosha iwanyu, ni izihe mbaraga zikihari. Hari benshi nkunda guhura nabo ngasanga rwose bafite umudayimoni wababase ku buryo kurongorwa kwabo n'ahanyagasani, ugasanga biraturuka mu bisekuru bikamanuka kubageraho. Hari ngabo duhura kambwira ngo turi barindwi twese ntawe urashaka. Jese mufite imyaka ingahe? Ngo umukuru afite 48. Ni umukobwa se? Ngo yango ni umuhungu. Ngo ari kumukurikira ni umukobwa afite ngo 46. Mwahura akananirwa no kuvuga karira gusa. Tese kurize kare byagenze gute? Ngo ariko imyaka yanjye ngo urayizi. Ngo nawe ni nyikubwira ngo nawe worira. Niko bimeze nte. Ngo kandi singiye gusa ngo nabarumuna banjye turakurikirana ngasanga umuhererezi afite 36.
bose ntawe urashaka. Ikindi mugomba kumenya nadufasha muri ibi byose biboha abantu. Impamvu mvuga ibi, hari ibibohorwa n'ijambo bitajya bibohorwa n'isengesho, haba nubwo wajya kanyarira. Ibyo nabyo mbibabwire, ndabizi nge byambayeho, nzabibabwira. Ariko nibyo nshaka kuvuga, kuko iyo bimenye biba birangiye. Ni ukuvuga ngo ubugiye mu yindi level utari urimo. Hakaba n'ibindi bibohorwa n'amasengesho, ndetse ukagerekaho no kwiyiriza, ugakunda ugasenya iyo misozi ukayishyira hasi. Abo baraje ngo bambwire ngo numve ingene baboshwe. Tugenda mwese muzazane ku biro, baraza. Shike mbona ni benshi te, kanje kubashakira izindi ntebe, ko mbona ari serire yose yazizanye baricaye. Ngahe ni mu byagenze gute? Uri yaravuze umukuru ngo ageze agatara turi kararira te, tinga mwakire wowe komeza. Aravuze nawe ngaje kurenga hahandi yararenda bararira toke, tingahe nawe mufasha. Naratangaye, bose ngo bamare kurira, timurabirangije ngo hasigaye duke ntisubiramo. Basubiyemo barakomeje, mbese amasaha 2 bavuga gusa bategera. Nashaka ngo bavuge babimareyo. Ngo nange ndabwira toke nuko bimeze ne, tisimba sengera rero. Ngo none uratugira gute? Ndabaganiriza isaha yose, nimara iminota 10 mbasengera. Nkunda Yesu. Uzweze yazagigisha amasaha 4 agasenga iminota 5. Bitewe ni ariko yaje gusenga ashaka imbaraga z'Imana no gusabana na se, agakubita iminsi 40 adacecetse. Narabaganirije, byagenze gute? Barambwiye mukadata yagize gute? Ni sumurozi. Naravuze ati ariko n'umurozi w'i Rwanda. Ati n'uw'i Rwanda. Tikwa b'i Rwanda zabona ari abarozi baba civile baraho badashobotse bagize gute? Ntabarozi bakamira ifu. Twe Bibiliya yemera nabo muri Egypte gusa, kuko umurozi wa Egypte yagomba kuba afite kaminuza y'uburozi. Naho ab'i Rwanda ntibagira na gardienne. Ndomara n'uw'i Rwanda uwo nguwo none bakibaza gituma ko ari uw'i Rwanda. Kumva bo bamugize ni nk'umudogiteri mu by'uburozi. Ngoma arangana gute ngo afite imyaka 70 ngo ni bari 9 nti yampaye nkano turashize. Kageze iyo ngiyo nti atuye he? Bambwira mu cyaro. Ni mumbwira uko aza yambara, ngo nta n'urukweta bafite. Ntaha guteze ngo mare ndabareba ati ko mbona mwe mwambaye izihenze. Nti cyane muri abanyamugi mwese mwarize ngo n'abarisansiye bose mwarakiriwe mwarabatijwe nte twese. Narasetse ndaguruka ndaseka kugeza ubwo nabo barebana ati noneho twatewe. Ariko nashaka kubakora ikintu kiri bubasohoremwe imitekerereze bafite, bakava iwanjye bayikuyemo bagatangira iyindi. Ubundi ndabwira ati none abarisansiye nkamwe babasirimu mbona muzi guconga inzara, mwambaye inkweto ndende zigezweho, ayiwe mudefirije meze neza nk'abazungu, mutuye i Kigali mu mujyi, ibintu bene ibyo, kandi mwarabatijwe murakijijwe. Atego none agakecuru ko mu rutoki mu misozi karabahahamuye ngo nuko utakazi. Tariko no turashize nuko ntakazi. Ndababwira tumve mbabwire, ngiye kubaganiriza murava hamwe amenye urwego murimo. Ndababwira n'urwego ako gakecuru karimo, hanyuma nimutagakandagira mwenyine muzangaye. Sinje uzagasengera, ngende ndasengera mwebwe. Ako singasengera nimwe ndi busengere, hanyuma namwe muzasengera uwo mukecuru. Ngo tumusengera gute? Ngo ntitukindakandagira ngo tumaze imyaka 6 mutagerayo. Si iwanyu ati ninde waseruka yahari.
ngo adukubitire ikigarataje ngo twogerayo tugira gute? Ariko abantu ndabakizwa niki? Okay, ndababwira ati iyo mitekerereze mwamuhaye muraboshe kugeza ubwo mwafashe ikibanza cyanyu murakimuha, hanyuma ice abarimwe mugifata. Nimwe muri urwo rwego nkurikije imbaraga z'ibyo muzi n'ibyo mwizera, nimwe mwakagombye kuba rimwe mufite izo mbaraga zo kumuhaha muri yari mutagiyeyo. Ngewe niko nza nkora, muzabahahamura muri Kigali bariyo bari mutarinze mugenda, nimujyayo ho bazashaka iyo baje. Turabyemeranya tuvuge haleluya. Mbwirira umukwegereye ngo umwana w'inkuba ni inkuba. Ayayayaya, umwana w'intare aba ari intare. Twizeye Kristo, intare yo mu muryango wa Yuda. None se yabyaye ihene? Nimba tutari ihene turi ibiki? Intare ubutare irabuvukana, ntibwiga, ikurana confidence n'imbaraga no kwiyemera kutabaho. Ariko mana yanjye, reka mbabwire gucya kuko narakize. Abarozi bari barampahamuye bene kurya ntazanyura mu nzira banyuzemo. Iyo banyuze muri noro njya muri side, niko narimbayeho. Nanabareba gusa byonyine nkumva n'amaso ari kundya, ariko ko nta bintu bayashizemo. Kubasuhuza nkiri gukuboko kwagize ikibazo ko arwaye, ariko maze kwisobanukirwa kamenya uwo ndiwe, n'umunsi mbidekarara ndawuzi. Narahiye mfashe Bibiliya ngo guhera no kazongera guhunga umurozi azanyice muje kumpamba. Nimba nge na Yesu nono ubwo nari namenye ni umwigisha watwigishaga waturera mu by'umwuka. Urumva nyine ngiri muto mu gakiza, wari watwigisha uburyo Kristo tubamo, agendana natwe mu mbaraga zitabaho ngo abivuge. Ukuza mvunga babakecuru nge na Yesu tukerekereho tukiruka tukagenda, isoni ziranyica. Nabaye ukundi igiki? Mbwira abandi ati ngiye gusaba imbaraga mu butayu, nimvayo mukabona nzongera guhunga, swate nzapfa vuba cyangwa nzaramba. Mvuyeyo wari waraduhahamuye cyane uzwi hose, yararoze umukobwa turirimbana, waririmbaga abantu bose bakarira, baramuroga arasara. Nkamukunda gute? Kubera ko ninjye wamutozaga, tukaririmbana nge nawe na madamu cyane. Ndavuga ati sinshobora kwihanganira kubona umuntu nk'uri ngo nyarurozi ngo aramusazije, aranyica cyangwa se iwe aveho. Erega naragiye ngiwe umunyamasengesho undi ihagaze ati tugende kabisa. Turinjira ngo tugereyo, muri bande mujogera gute hano, yishaganye nkabona uwacu agiye kwiruka. Ngahita numva ngo kwa China Yesu ibintu birakaze. No, ndamutungura ndatangira mubwira imbaraga z'Imana. Reka mbabwire igituma benshi mutaza mutsinda. Iyo muje gusenga Imana mugenda muyigiye kuyibwira utubazo kugira ngo nayise nkaho nayibafasha kuganya. Mugenda mugiye kuyibwira utubazo kugira ngo itumenye nayibabarane namwe. Reka mbabwire ukuri, ntigira amaranga mutima, ntizibabara haba nubwo wakwisimbiza ukitembagaza hasi izikureba nk'itakuzi. Imana ntigira ama emotion kuva yabaho ngo reka ndire ngo ni nzamana bakizwa benshi bajya gusenga bakiririsha iyo bageze mu bibazo ngo wenda ngo niho bayemeza. Ngo ariko Mana ntuzi byabaye kwa Masenge akaguru bagiye kugaca. Iyo winjiye muri iyo dimanche nta Mana mujyanayo, uhita ujyana n'imbaraga z'umwijima zigiye kuhaguterera. Rero nibo babandi basenga yibuka ikibazo cya Masenge yarira, Satani gahita imwongorera ngo wibagiwe ko na murumuna wawe
yagize ikibazo byagize gute kugira ngo azamure volume y'agahinda agukure muri connection y'imbaraga z'ibyishimo. Watangira kuvuga ico wibagiwe ukahita wumva irindi jwi kandi ukagira we ngo ni umwuka rigahita rikubwira ngo urabizi ngo uziko n'inzu bavuze ko mwisho bazabirukana kandi mudafite n'igiceri. Abayiwe ugahita wumva zamuye ijwi ngo ayiwe ngo Uwiteka we ngo nibi nabyo urabyi. Mana Imana sahiba ntigira amarangamutima ngo bararize ngo nk'ibiyikanga kurira se gute. Imana igikangwa n'abahagaze mu mahame yayo gusa. Iyo ushaka kuyimanura ujyana ibibazo byawe wagera imbere ukabisiga inyuma ukayibwira ubukuru no gukomera kwayo. Ukavuga ko ari Imana ihambaye. Nk'abandi bajya bakora amakosa igituma benshi badasubizwa. Iyo ugiye kuyisenga wagerayo ukabanza kuyibwira ibibazo ufite nkaho nta n'ikiza na kimwe yigeze igukorera, urataha udasubijwe. Impamvu Dawudi yarusha abandi bagabo bose gusubizwa n'Imana kugeza ubwo mbwira ngo nzanakubikira imbabazi za reserve wowe, stoke y'imbabazi zawe zizagumaho kubera ko uraruta abandi bagabo wowe. Impamvu yari iki? Dawudi ntiyajyaga imbere y'Imana ngo ahita yitunguza ibibazo, yageragayo akabanza akayibutsa amateka y'ibihambaye Imana yakoze. Akayibwira kugira ngo yice idubu. Komantere zivuga ko yabanje kuririmbira idubu ari kugira ngo yice intare, yabanje kuririmbira ko yishe idubu. Ntunkange wantarewe, ubushize Imana ya Isirayeli yambaye imbaraga zo gushwanyaguza idubu. Iyayishwanyaguje woweho icyo gihe uzya kurangiza Imana yahahagaze kuko urayivuze iciri. Uvuze iciri cyo tuyibwiye ibyagupfanye. Kubera ko yishe Umufilisitiya nuko yamugeze imbere ngo amurebe akamuririmbira Mana wage ndanye natwe iyi myaka yose mu butayu ntituzibagirwe ibyo wakoze. Nicyo yakoze. Mana wansindiye idubu n'intare, dore Umufilisitiya imbere yanjye utarakebwe kandi yansuzuguye. Isirayeli nawe yagusuzuguye. Yerekane ko ari wowe Mana, bimenyekane. Yagiye kurangiza Dawudi ngo afashe iki? Sibuye. Sinaribabwiye ubushize aha. Dawudi afata iki? Ibuye rimwe ngo aritangire kurizengurutsa. Komantere zivuga ko yari n'umuririmbyi murabizi. Kera piano yayishyizemo ari kugira gute? Ngafata ryabuye atangira kurizunguza ariko abanza kuramya. Munyumvike. Ndabasaba mwese ngo mutangire kwiga kuba baramyi. Kuba baramyi si ukuba abakorari. Kuba baramyi ni abantu bazi kubanza ubwiza n'icubahiro c'Imana mbere y'ibyabo byose. Nujya no gusenga ubanza uyivuga ibigwi, ntuyisenge nkaho ntacyo yakoze. Niba nta n'ibyo yagukoreye yibwira ibyari senarine. Wibwire ngo wa Mana ejo bundi nabyumvise ibyo wakoze kwa Arisi rwose biratangaje, byatumye nezerwa. Ariko ubivuga ari ukuri. Hari abaza bababazwa n'ibyo yakoreye abandi, bene abo ntiyobasubiza. Ariko iyo wishimira ibyo yakoreye abandi mu isi y'umwuka ihita ibona wifatanyije n'abashubijwe. Niyo ugiye kuyisenga iragusubiza kuko wamenye imbaraga zayo kandi ukaba waranabyishimiye. Dawudi ngo hagere afata ryabuye ashira mu muhumeso, sibyo? Atangira kugira gute? Abanza kuramya. Goliyati gakirahagaze. Mana wage ndanye natwe iyi myaka yose mu butayu ntituzibagirwe ibyo wakoze.
yemerera mana genda nenge dane nawe mu butayu nta bwiza bihaba. Ari kuzunguza Goliyati aratangara ngo narwanye n'abarwanyi benshi, nibwo bwa mbere mbonye aho ndwanye n'akana kandi kadafite intwaro, none dore gatangiye amajeste. Iwagira ngo ni amajeste, iyo baririmbye ari utujeste gusa. Kurya isi y'umwuka ibintu biba byacitse, ninka za burende n'indege zatangiye kurasa. Ariko Satani iwe abazi ngo ni imicezo gusa bibereyemo. Goliyati ntaco yarazi ko hari igitangaza kirimo. Gafite ukuboko dore kakana n'akagozi, naho ndazi ko hayabanza kuba ari imigisha y'iby'Imana yakoze. Uko azunguza, mana wanyiciye idubu, yagarura ati mana wanyiciye intare, yagarura akavuga ikindi, uyu Mufilisitiya utarakebwe wamungabije. Komantere ziravuga ngo ibuye ryarashushe mu kuboko riramusarana, ritangira kumuganiriza kugeza ibuye rimubwira ngo ariko se wandekuye vuba ko umwanzi wawe mubona disi we. Uko ahagaze ndamubona, nahari ndahabona, aho yafunze ndahabona, naho yasize nahabonye ndekura. Dawudi atari kuwe wabanje ukareka kigahangarara ko keye kireba nabi, arakomeza arizunguriza. Aho umufatira se abahanga birere bavuga ngo niyo yarisubizaga iri inyuma, ibuye ryaragarukaga kuko ryari yabonye umwanzi. Cya kabiri, icyo ryakoraga cyari kiriza. Kubera iki? Umugabo utajyana imbere y'Imana gusamaganya, ahubwo uzi kujyana kuyihimbaza no kuvuga ubukuru bwayo. Yavuga gukomera kw'Imana niryo banga rijya rituma Imana ikora ahantu hose yakoreye mu isi. Ahantu batayizi ntirikora, ariko aho bayemera bazi imbaraga zayo iba yahageze. Abaririmbyi musigaye muri gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu, cyubahiro no kunesha nabyo nibe, tangiriro n'iherezo n'Uwiteka arakomeye. Tumukomera amashyi, arakomeye Yesu. Niko kuri. Iyo wabimenye ukisobanukirwa. Naganirije Nyarurozi mwicaye imbere, mubwira imbaraga z'Imana ku rwego agera ahantu aracanganyikirwa ndabibona. Atangira kuvuga amasekere yabo yose mu buryo butanga, ugeze ubwo akamba ngo none ibyo havuga ngo none se umuntu ngo wateze ibintu mu mayira abiri, ngo hanyuma ngo umuntu ngo gahita ngo asara, ngo mara akagenda akagwa mu ruzi, ngo se ngo nguwo yababarirwa gutya, ngahita mbisoma ko ari wowe wabikoze. Ngo umuntu wagiye kuruza aho bavoma, ngo agahamba y'ibiki, ngo byanyuma bikagira gute, ngo se bene uwo muntu yageze ahantu ngo avuge ngo umuntu ngo wishe ngo uruhinja, ngo yamara ngo intoki zarwo ngo bakazica, ngo ageraho wa musenzi twajanye numva ngo koma shitani, ngo mpindukire ngira ngo ari kuzuzwa, sanga yanyereye yasohotse yirutse yagiye, sigara njye nyine arahanda. Aravuga ati aha saha arindwa ndakura ibintu biracitse, bageze ku ntoki z'impinja umugabo ariruka, sigaraho amabanga yose arayamena, kugeza ubwo namwe ngo bivuge byose niwe wabikoze, Imana ikubabarire cyangwa se guhitane. Numve nkubwire, nuwo washajije turirimbana uramuzi, urabireka cyangwa se urabikomeza. None usanga ni giho mwenti mita mushira yiterabwo, atangira guhinda umushisa, kugeza ubwo yasigaye ahantu hose abwirana ngo aha muri akarere koze ngo ntinya mwene runaka. None ndatangara kuriya ntinye gute, umuntu nahungaga ejo bundi none kerambaye igitangaza dore yereke asigaye amunga karajuguma, kandi nkinjiriwe ngasohoka amahoro atabasha no kugira icyo nkoraho, naho ubundi yazaga binkoraho ndyamye iwanjye, none ubu ninjiwe nta nakimwe gishoboka. Tushobora kubohoka byuzuye utarabanza ngo wisobanukirwe uwuriwe muri Kristo.
umenye imbaraga z'Imana twizeye zituriho, hanyuma urebe ibyo Imana itangira gukora ku buzima bwawe. Igihe cyose uzisobanukirwa, unasenga neza, usenga nk'umwana w'Imana, tusenga nk'umugaragu, tunasenga nk'abantu b'Imana, usenga nk'umwana w'Imana, kuvuga toka Imana ni data, kuko itabikora ibi, kuko ibitagira gute bene ibyo. Imana irabikora bikemera rwose bigakunda. Kubohoka mu mwuka, kugira ngo ubohoke mu mwuka bigenda gute? Okay, nakwiyoboshwe mu mwuka, ni iki kibikubwira kuboshe mu mwuka? Ubimenyera ku rugero rw'ubusabane hagati yawe n'Imana, uburyo ubwumva bumeze. Iyo uboshwe mu mwuka, connection hagati yawe n'Imana umva ntayihari, iracika. Rimwe na rimwe wajya unasenga ukayibura, cyangwa se ikindi gihe ukumva iby'Imana ntibiri kwihuta muri wowe, kumva biri kure cyane. Uzamenye ko uyu muntu mu mwuka hatabohotse. Kandi iyo hatabohotse, hatangira kuza impamvu nyinshi zimubuza gushaka Imana no gusenga Imana no gukorera Imana, kandi ziramushobora. Impamvu yose ije iramushobora. Abafite ibisobanuro bifatika, amajwi aramusobanurira. Daboro n'umutwe wari wamenetse nijoro, ubuse wajya urajya guterana, erega ryama, kandi yaryama akaba ariho urwara kurushaho. Wenda niyagenda yari gukira, cyangwa se iyo ufashe paracetamol wamara ukagenda. Ibintu byose nasanze bikorana nuko umuntu yizera. Hari umurwayi twigiye gusengera mu giturage, ngo agera aravangiwe arumva ngo ukuntu arwaye, ngo amasengesho rwose ngo arumva ngo ntacyo yamufasha. Yararwaye mu nda, babaye ibintu bidashobotse, afitemo ngiramo na diare beno. Turamubaza tugusengere, ngo yanga gusenga numva bitomfasha. Mbwira abandi ngo ubwo avuze gutyo, nimushaka ntimusenge. Uko yamaze kwizerera imiti, ibindi byo nimushaka mureke. Kandi niko byubatse. Nanjye yo numvisha akantu nkumva umutima urambwiye ngo fata ikinini, automatique icyo kirahagije kunkiza. Aha, ngo arangize, ndavuga ati ubwo ari uko byageze, ngo mushakire umuti. Ubwo yavuze imiti, mushaka uwapfa kugira ikinini, nashaka agire paracetamol idahuye n'ibyo mu nda. Tubura ikinini, baza kuva umudamu aravangwa arabifite, ngo paracetamol ndayifite, kubera ko nayivuze ariko siyo yarakeneye, ko yararwaye mu nda na diare. Timuyizana, barayizana, ibinini wavuze rwose ndabibonye bibiri, ngahe soma mumuzanira amazi. Urahita yanyweye bibiri kubera ko ari byo yizereyemo. Wibaze ngo tumuzaniye ibihwanye n'ikibazo afite. Yarabinyweye ngo arangize ku minota 30, ati turajyana mu ivugabutumwa rwose ndakiza. Icyo umuntu yizere, reka mbabwire, kwizera abantu bajya bavuga, nicyo gituma muzabona umuntu yizera ko yajya mu bapfumu bakamufasha. Hari benshi bavuga ngo bashaka kumuha urubyaro, nandi akamubwira ngo yagiye mu bapfumu arabyara. Uzi ko ashaka kwizera ibyo bintu kubera ukuntu yabyemeye, bigahura no kwemera kwica buze gishoboka. Cyamara noneho Imana ikagisubiza, noneho akagira nyine ngo ni umupfumu wasubije, ahubwo nuko yemeye ko ikibazo yari afite gishoboka. Noneho akazasigara ahangana n'ingaruka z'imizimu y'abapfumu. Kuko iyo abapfumu baguciye indasago, ni imihanda y'abadayimoni ikorana n'umuntu. Nta muntu waciwe indasago dayimoni zikomanga zimushaka, keretse iyo yabohowe. Ariko automatique zinjira uko zishakiye. Iriya ni imihanda, inzira zikoreshwa n'imyuka mibi. Ibyo rwose ndabizi. Niyo umupfumu yakenye, barya bose yaziciye, afite ikindi akoraho, bose bakarara batewe. Iyo yagize krize y'amafaranga, bose bakagaruka bamushaka. Nicyo gituma ukunda gusanga n'ejo ayo mafu badapfa gukira vuba, bihora bigaruka
kuko n'ibitari bya bindi n'umupfumu afite ibyo abakora iyo yagize crise, iyo abashaka bose ko baza kumukenera afite icyo akora, ko connection yaba password y'imibiri yaba arayifite. Naho umubiri ukomeza Imana yarawukinze urafunze, nta cyapfa guhangara ngo gipfe kuwushobora, bishoboka bigoye, ariko iyo biriya byabaye kiba ari igihango cyakozwe. N'ubu mvuga nimba hari abe bifite muri iyi minsi tugomba kubisiba mu izina ryande, izo connection barazica zikavaho, ukagira connection y'ijuru, izo zigapfa mu izina rya Yesu. Kwa gatanu abo twari kumwe barabibonye, umukobwa twasenga amateraniro y'iwacu, okay, nasengeye abantu nyine bene uko bamwe bene akora ahantu niba ari muri hoteli, unangiza ndasenga kugira ntange gusenga, mbona nkabona intoki ze zifite ibintu, okay, mwiyereka ukabona zirasa n'izifite n'uwambaye impeta, ariko nareba nkabona nta mpeta afite. Mutangire gusenga mwe zamura amaboko yazamure, ndavuga tumurebe Imana ubohore amaboko yawe, umuriro umwakemo zigagare, kuzigira gutya kuzihina bikagora, ubwira gute ibintu bene ibyo. Ndavuga toke impeta wambaye zambure. Aho yari yamaze kwikubita hasi, atangira rero gukuramo impeta, kandi nta na rumwe rugaragara. Abaraho ndabyabona gusa nabo gatangara nyine bumva bambwira ngo ambura izo mpeta, agahita harya n'ubwenge bwari bwagiye, ariko napfa ngo agahita atangira abwira gutya avuga n'ibintu bene uko. Ariko ngiye gukurikirana sanga nibyo byabaye, nibyo bamukoreyeho. Iri somo kugira ngo ndiveho, mbwirira uko yegereye ngo iyi minsi umuriro uraka muri iki cyumba mu izina rya Yesu. Connection mu mwuka iracika iyo umuntu aboshe. Kugira ngo uyigarure nta kindi, ushaka ubusabane n'Imana bunyuze mu nzira yo kwihana ibintu bimwe na bimwe, mu buryo unabyatura ubivuga atari uguceceka, ubyatura ubivuga nubwo waba uri wenyine cyangwa uri kumwe n'umukozi w'Imana, kugira ngo connection hagati yawe n'Ubumana yongere igaruke. Kuboha mu mubiri uzasanga nabivuze, indwara zidasobanutse guterwa buri gihe bene uko, ndetse rimwe na rimwe ukazubona ufite n'indwara zimwe zikunze kuba iwanyu. Sanga ari indwara abiwanyu bagiye barwara namwe murazirwara. Ni ibigaragaza ngo uyu muntu by'ukuri umubiri nturabohoka, nturarekurwa ku buryo yicomokora ngo yitandukanye n'imivumo na karande ziwabo ziracakorana nawe. Ubwo rero akeneye ubutabazi kugira ngo ibi biveho. Abo bikizwa niki? Nuko abona deliverance, bamukorera deliverance yo kubohoka, akicomokora kuri ibyo, akitandukanya nabyo, akamenya ko ari ikiremwa gisha cyiyemeje imiterere misha yo muri Kristo. Connection y'amaraso y'Iwanyu ikakuvaho, connection y'amaraso ya Yesu akaba ari igira imbaraga ku buzima bwawe. Niho ubona bene abo bakeneye abakozi b'Imana babasengera. Nibiba ngombwa nimba ari ikiganza bakimurambikeho, nibiba ngombwa nimba ari ukumubohoza isengesho bamusengere, nibiba ngombwa ari ukumubohoza izindi acte prophétique zose zakorwa zigakorwa kugira ngo uyu muntu avemo. Azarangwa n'inzozi zidasobanutse, kandi inzozi ze zose ziba ari integuza y'ibishaka kumubaho, cyangwa se atari integuza, ziba ari iterabwoba gusa Satani akoresheje kugira ngo yemere gutegereza ibintu bibi nubwo nta bihari. Icyo gihe nta byiza byamugana mu gihe yamaze gutegereza ibibi bijyanye n'ibyo yarose. Kandi ibyo abantu barota byose si ko ari ukuri, bimwe biba biri no mu iterabwoba rya Satani kugira ngo aguhahamure, akwemeze n'ibitemerwa, azagutere yagushoboye. Reka mbabwire naka, ni gake Satani yatera umuntu atabanze kunyura mu nzozi. Ikindi nacyo abakizwa batanazi, ibitero byo mu nzozi abakizwa benshi bazi ko ari byo simusiga. Ibitero byo mu nzozi ni etape ya nyuma Satani akorera iyo yananiwe. Iyo atangiye kunanirwa umuntu, ahanyuma akorera ni mu nzozi. Iyo agushoboye agutera live icyo ashaka. Iyo binaniranye avangira imitekerereze. Iyo yamunaniye anyura mu nzozi, niho hanyuma.
kugira ngo ibyo warose noneho biha agaciro, numara utangire ubitegereze cyangwa se biguhahamura. Hari abajya bampamagara ngo uzi ko narendose ibintu nagiye ngakora na accident mu muhanda, natinye no gusohoka no ku kazi naretse, ngo nguko nabyutse ngo ndi kumva ngo nagasonga ngo bena ngo kandi nabona ngo ariho kwacikiye, none ntiwagiye ku kazi ati reka tifata telefone ngo usengere ugende. Ibyo ni iterabwoba yagushizeho ngo aguhahamura kugira icyo ashaka, ariko ntibivuga ko yagushoboye. Iyaba wizeraga wari guhagarara ukavuga ngo nta maguru ngira, aya yose ni amagurano Kristo yarayafashe, kuko ibirenge byacu ari bitwara ubutumwa bwiza. Sinjye uriho, ni Kristo uri muri nge, wowe umugonga nkande. Iyo ufite uko gutekereza urabyuka ukagenda nta nicuba, kuko ni ikinyoma rikubesha ngo wemezwe bitariho, bituma inzira y'ubwoba ifunguke abona uko yataka. Reka mbabwire, habe n'umupagani utagira ubwoba Satani ntazapfa kumushobora. Satani akora ari uko yuririye ku bwoba bwamaze gutera umuntu. Aka gatatu, kubohoka mu mitekerereze. Imitekerereze nuko usanga iyo imitekerereze y'umuntu iboshwe nta kintu apfa kwemera ko gishoboka, ariko iby'urucantege byose azabyemera, ariko ibizima byose biza bimugora kwemera. Ababishidikanyeho kandi akumva ko bidashoboka, n'ibyo abandi bashoboye akumva ko atabishoboye, kubera ko afite icyo kibazo. Kandi bene abo bagira amayerekwa make bene, ariko umunyembaraga uhagaze neza mu mwuka, ufite imitekerereze isobanutse, abo ni abantu barota bahagaze kuruta kurota baryamye. Ubundi abategerereza amayerekwa y'ibyo bazageraho binyuze mu nzozi zo kuryama, kiba ari ikimenyetso cy'uko bananiye Imana kurota bahagaze, ikagera ku rwego isigara iberekera mu nzozi, kuko kurota bahagaze byaranze. Abanyembaraga mu mwuka barota bahagaze kuruta kurota baryamye. Arahagarara akavuga ngo ejo hanje hagomba kuba ari heza, kandi ibi n'ibi ngomba kubigeraho. Hari naho nimba narabyanditse nabivuze, ndavuga toke naje no kubikurikirana njya gusanga hari umuhanga wivuze ko ari imiterere ngo y'Abanyafurika ngo dukunda inzozi z'iroro gusumba inzozi z'abarota bahagaze. Muzabikurikirane, abazungu barota bahagaze bagenda. Arahagarara akareba ibintu, agahita bikuramo ibintu, ukagira ngo ararota ahagaze, ngo uzi ko kiriya kintu gishobora kuvamo iki niki kera kikaba kiremye ibintu bidasanzwe bigiye kubaho. Ariko twebwe Abanyafurika tujyame narose mbona bigiye gute fondation, ngo ariko ndangize hejuru yo mbona hari ibigori. Yarangiza rero Umunyafurika agacanganyikirwa, ngahe sobanura fondation yuriweho n'ibigori, ugasanga biramuvuna. Ariko Imana biriye ibikorera iyo wayinaniye kurota uhagaze. Yego rimwe na rimwe kurotesha uryamye kugira ngo ukunde ubitekerezeho, utangire ubipangire. Ariko abafite kwizera ko muri kaminuza yo hejuru y'umwuka, bobo Imana ikorana nabo barota bahagaze bagenda. Ibyo azaba birota ahagaze agenda. Ikintu cyose yakireba akakiroteramo ibindi bintu abona, kandi yarangiza Imana igatangira Mana yanjye. Reka mbabwire ikindi narabyanditse. Mwari muzi ko Imana izisohoza iby'umuntu yitekerejeho akanabyiyaturaho, ibisohoza bingana n'uko imusohoreza ibyo yamuvuzeho. Mbabwire irindi banga, iyo ngiye gusenga Imana igatinda kuvuga
kumvugaho, ngewe nivugaho. Iyo itamvuzeho nge ndavuga. Ariko igitangaza, abantu benshi usanga bafite umushiya ku Mana ngo nguzi ko itamvuzeho. Ivuga iki? N'ururimi yaguhaye nawe rwarananiwe kwivugaho. Urwaye ko rurabwira isi yose, urwawe rwananiwe kukubwira we umwe. None urayifana ngo ntiyivuga. Uko amahame y'ubwami yubatse, iyo wumva connection y'umwuka irahari, ukumva kwizera kuri muri wewe, Imana ibiguhaye amahirwe yo kurema ibitariho. Mana, narabyanditse muri iki gitabo ko hari ihame ryo kwiremera isi yanjye, nkayiremesha ururimi rwanjye binyuze mu kwatura. Uzi ko abantu benshi usanga baravumye ikindanagitinya. Uzi ko abantu benshi usanga bararoza abana babo kuruta uko abarozi babaroza. Ariko mwarangiza mukurira abarozi kandi ikibazo kinini kiri kuri mwe. Gute? Ngewe ibuzabimbaze ndabizi. Igihe nari muri reveil ikomeye, narahagaze mbwira madamu tuvuye mu gitaramo, ijoro umuriro watsa abantu bari ibintu ngo cyogera imbere y'inzamwe turabizi. Ngewe ndumva ko tudakwiye kubona umwana muri iyi myaka 5 tubanze twatsa umuriro w'ivuga butumwa. Naho nutwara induga twita tuzabuka idufasha, umuriro uzaba warase. Nge ngumva ko tugiye kumuta, tujye mu ivuga butumwa, nawe atwitega ntazagenda ngo ashobora ibyo tugenda tukamara ama province n'ibiki bishoboka. Navuze uko gusa sha byagarutse ahanyagasani. Uko navuze gusa ngo ngende umva tutobyara mu myaka 5 tubanze twatsumbura bivuga butumwa. Twese tubura urubyaro, umwaka urashira, wa kabiri urashira, wa gatatu urashira, wa kane urashira, uwa gatanu urangi. Twari tugeze ahantu madamu asigaye ndeba turanturumburira amazi uze ngewe. Si wabivuze upfa kuvuga gusa ibintu bene ibyo. Tereka nanjye nari nanezerewe sinzi uko nari nabaye. None se ko singahe imyaka n'imyaka ubu biragenda gute? Madamu ntimbabarira vraiment dutegereze imyaka 5 turebe nishira uko bizagenda. Imyaka 5 ishize. Yahise twarinda. Buri tuba dufite umwana mukuru cyane. Imyaka 5 yose yaciyeho. Abandi bose barabyara, none bagasigara tureba ngo yo abantu bose batugirira impuhwe. Ariko byazamuka abantu bavuga madamu agahita yinduka ngo siwe wabivuze. Simpfa kuvuga no. Imbaraga zo kwatura umuntu uri mu muka w'Imana ndazizi rwose. Tugomba kugira imitekerereze mizima ya Kristo muri twe, iduhesha kumenya ko turaba agaciro nkabyemera, ngomba kuba mu banyamugisha bikemera. Imitekerereze yose ipfuye yacanganyikiwe, inyemeza kubaho nabi, inyemeza ubukene, inyemeza ngo bigize gute, si ngomba kuyemera. Turabyumva tuvuge haleluya. Bibiliya ivuga ko tugomba gupfusha gutekereza kwacu ngo tugasigarana imitekerereze ya Kristo muri twe. Kristo gusa yatekereje ngo birashoboka bihita bishoboka. Nta nabishakisha, ni duruwaze kubihabwa. Uzi ko iyo waca imitekerereze yatewe, isi kwemeza ubukene ikagukenesha nawe ukabyemera. Isi kakwemeza igisuzuguriro ukakigira mu bantu, agaciro kose kakagushiraho kandi ugasanga niwe wabyemeye. Reka mbabwire iki kintu, aho uzageza kumenya agaciro ugira, naho niho n'abisi niko bazaguha. Nta muntu uriho waguha agaciro karuta ko wihaye, ntibibaho. Icyo muracemera? Ngira ikintu kimwe nkundira igihugu cacu mu izina rya Yesu Rwanda.
twigire twihesha agaciro. Utu tuntu tubiri kuva mbayeho, kuva mbyumvishe, naravuze ngo kubera ibi muzareba ibizaba muri iki gihugu, isi yose izumvira. Imbaraga zibibaho uzumvira muca abantu biyise. Niko bimeze. Kandi babwiza ukuri, nimba mubona Imana yarakomeje iki gihugu, yahagaze kuri utu tuntu imaze kumva ko hari abantu bafite iyerekwa bahagarara akavuga ngo twigire twiyubake twihesha agaciro. Ibyo reka mbabwire, Imana igira imbaraga zayirenze iraruhibura izishira. Uko twese yari yaraturemye kugira ngo izibona izimena zayimereye nabi, niziyirenga igira bizisukaho, ariko ntiyaziha abatazizi n'abatazi n'abadafite ico biyise. Abantu bose ntibaza bavuma Afrika ngo nta kigenda, ngo bigize gute, ngo ibihugu byacu, kandi bikavugwa n'ababiyoboye bikavugwa. Ariko ubonye igihugu kigize umuyobozi uhagarara akacita amazina akakivugaho ibintu, byarangiye automatique. Imana ihita ivuga ngo ni wowe nari ntegereje ngo mpagarare kuri ibyo uvuze, nubaka ibitariho agaciro, mukagire isi bimenye. Turi kumwe tuvuge haleluya. Ibi niryo hame Abisirayeli bahagazeho, baravuze ngo isi iratwanga, ahasigaye twihesha agaciro nk'abafite Imana ya Yakobo, niturangiza tubeho. Bahise babaho kugeza ubwo amahanga yose atangira kubatangarira. Reka kubwire, agaciro ufite ntiga uwagira ngo agapime ni metere gashaka kugera mu mavi. Paraporo y'agaciro Imana ishaka aho ugeze uyu munsi ugeze ni nk'ugeze mu ivi. Nukuvuga ngo iki gice cyose nturakigeraho, ariko uzakigezwaho bingana no kwisobanukirwa no kwiyemera no mbabwira iki, nabwiye konferanse y'abakobwa ndababwira nta mukobwa warongorwa adafitiye Imana icizere ngo namara nawe yiyizere. Ikosa bagira bazabizera Imana ntibiyizere, babona ngo none Imana ngo kutabikoze yabikorera ndutigirira icizere. Uko Imana amahame yayo yubatse, ubanza kumenya kuko kumana ntihajya haje ibintu bya ivivi bya feke bidasobanutse. Warinzi kwemera, iba yaguhaye agaciro kaba hejuru y'agaciro. Kamenye ko gafite, nawe wifate nk'uw'agaciro. Nurangiza uko wakemeye, nayizemeza isi ko gafite, hanyuma yemeza abadayimoni kutavogerwa, bitume ibyaguhangaraga bitinya kuguhangara. Ariko iyo wirekuye, sha niyo ari kugufata ntigufata, kuko ntizifata ubusa, izifata igihari. Wigize ubusa nayo yabuze ikifata. Hagarara nk'uri uvuge toke icyambere, Mana warande. Ariko Mana reka mvuga kanishaka nje gusoza igitangaza, mbibutsa kandi gato gusa. Imana yaremye ibintu bingana gute mwa bantu mwe tibizwi, n'amamiliyare y'amamiliyare y'ibyo Imana yagize gute. Fata gusa ibyo tuzi mu Rwanda. Mu Rwanda hari abantu, mu Rwanda hari inka, mu Rwanda hari ihene, hari intama, n'ingurube ziriho, n'inkwavu ndetse ziriho, ingagi zo turazigwije, n'intare ziriho, n'imbogo ziriho. Ejo bundi nahuye n'impongo iriya muri ya shamba rija hehe kuruhu, hari yakoze umuhanda mwiza mu ijoro, nsanga zihagaze mu muhanda.
ibintu biri mu Rwanda ni byinshi cyane. Ngahe nono hari ibindi bitaba mu Rwanda biri ahandi. Fata ibiri mu mazi, ufata ibiri mu kirere, ufata amoko y'inyoni n'ibindi. Igiye kubirema yabiremye umunsi umwe kubera imbaraga igira. Ngirangiza ibirema byose mu butaka. Ifata amaforoma, amamiliyare y'amaforoma, ngimara ifata itaka ritandukanye, iravangwa aya maforoma yose ngiye gukusukamwe itaka. Nimara mfite mvuga amazina y'ibiremwa bivamo. Ariko wa mana we uri umuhanga rwose. Dore kijya kintangaza, ngijugunye itaka ngwira kwegereye ngo iryawe ntijyagwa mu iforomo y'ingurube. Wakabyara we, wakabyara we. Ijugunye itaka muri ayo maforomo yose. Hanyuma amwagwa mu yiswi iri iforomo y'inkende, hasohokamo inkende. Iforomo y'imbeba za ntuze zirasohoka n'imirizo mire. Iforomo y'utubwa n'ingurube nazo zisohoka ku ruhande bene ibyo. Iforomo y'ikiremwa gifite ishusho y'Imana, ibindi biremwa byose yabibwiye ngo uze ufite ishusho yihariye idafite ikindi cyayigize nikizayigira, ni wowe gusa. Uzuri ingurube original idafite ishusho nsha ibayeho itarigeze kubaho. Ibyaremwe byose ibiha ishusho zisha zitagira ikindi kintu zisa. Umuntu nicyo kiremwa kitazanye ishusho yaco, kiza gifite ishusho isa n'ishusho y'iyakiremye. Mbabwire mwa bantu mwe mutajya mwubaha Imana, ndebera ko gaciro konyine guhaye kubu itaka ryawe ryaraguye mu iforomo isohoka nk'umuntu. Iyo kunyuza mu iforomo ry'inguru uba waravuye muri ikigurube cyiza man, gifite ibibwana byinshi byiza. Hanyuma swate baba barakuriye akabenze cyangwa se sinzi baba baragushize, ntiwonaburanye kuko nazo ntizaburanye, zabyakiriye uko. Ariko Dawudi aravuga ngo umwana w'umuntu ndiki, aho wanze kungira nk'Imana uburaho gato, ngo unyambike ubwiza n'icubahiro w'Imana. Mukicara mugatekereza ko icyo kiremwa Imana yopfa kukireka gutya. Wowe ngikureke, dore akababara Imana ifite nuko wiyobewe, wanga kumenya agaciro Imana yaguhaye ngo ugahagararemo. Umuntu wese Imana yamuremye aruje kuyobora isi, kurinda isi, guhindura isi. Ibyo gusa. Icyanyuma kubaho muri ekonomi, ubutunzi bukaguhunga. Bamwe ni ibikomoka iyo bavuka, kubera kuticomokoye aho wavutse ngo wicomeke muri Yesu urubyaro rusha. Nta buryo wakira ibyabaye iwanyu keretse ari uko uburiye muri Yesu. Ariko nimba ucemera imitekerereze y'igipagani iwanyu, komeza wemere n'indwara z'iwanyu, wemere na karande z'iwanyu. Kindi, hari abandi bakenye bafite kubaho muri ekonomi bivanye nuko n'imitekerereze yabo nabyo byaravanze. Ikindi, nushaka imigisha y'umwuka, narabyanditse mu gitabo, uzaba inshuti ya Yesu. Nushaka imigisha y'ubutaka y'ubutunzi bw'isi, uzaba inshuti y'ubutaka. Ndabivuze mwene Mana,
nushaka imigisha y'ubutaka, nushaka imigisha y'isi, ugomba kuba inshuti y'ubutaka. Reka mbivugemo, ngira ngo biranditse. Abantu benshi mu isi batuye ku isi batemera, badakunda. Iyo watuye aho udakunda, wamara ukahavuga nabi, byanga byakunda uzahakenera, kuko uri impanga n'ubutaka. Mana yawe, uru Rwanda, ubu butaka turi impanga yabwo, murabyemera? Mfite 50% y'ubutaka, kagira 50% y'ubumana. Niko umuntu yubatse. Iyo nkoroganye n'ubutaka, nta kindi bugukorera usibye kuguhombya gusa. Ntushobora kwatura neza ku isi yawe ngo ibi narabivuze. Abanyafurika dupfuye urwo twazize, twe twikwegeye. Twavumye Afurika kugera ku rwego sinzi nivo tuyigejejeho yo kuyivuma. Nico gituma usanga abantu bose barashushe ngo ndashaka kujya i Burayi se we wahakoze hiki. Nta n'igisekuruza ugirayo ngo ndashaka kujya muri Amerika, kandi gitangaza ngo ngezeyo ngo nahita ngo mbumukire. Ni gute wizereye ubukire muri Amerika utabwizerera mu Mana yaremye Amerika? Iyo ufite iyo mitekerereze, wemeje Imana ko nta kwizera ugira, uzi ko wakizwa n'ahantu utakizwa n'Imana ishobora byose. Ikindi, sinemera ko ntushobora guhesha umugisha ubutaka bwawe, ngo ubuheshe umugisha, ubwaturire neza, ubuhanurire neza ubutaka bwawe ari cyo gihugu cyawe cyangwa umugabane wawe, ngo numara uzawuburiremo umugisha. Ntabyo nemera, tibikunda. Ubu butaka bwose bw'u Rwanda narabibabwiye ubushize, bwahawe itegeko n'isumba byose. Untungira Abanyarwanda, ubamereze imyaka barye, inka zabo zigaburire, utanga amazi nibitabikora bifite urubanza ku Mana ko bitatugaburiye. Niyo mpamvu iyo bimeze biba bihamagarana, mwabigori mwe nimuzamukire rimwe, vuba twerere rimwe, baturire rimwe, dore barashonje. Ni ku Imana yavuze. Aha, bizi ko ari itegeko Imana yabihaye, itegeko ry'ibiryo byose mu isi. Bigira itegeko rimwe, mwere vuba babarye kugira ngo bampimbaze. Nimutabikora muraba mukoze ikosa ku Mana ishobora byose yabaremye. Kugira naho ngo isi bikwime, nuko isi wa warayivumye, cange warayitutse, cange warayivuze nabi. Ariko nuhagaruka ngo Mana, iki ni cyo gihugu wampaye, iyi ni gakondo ya ba data na basogokuru, niyo waturemeye ngo tubemo, ndashaka gukirira hano, kandi uheshe umugisha iki gihugu cyacu, kidutunge, kizatunge n'abana bacu n'abuzukuru, ibyiza bizagihoremo. Mu myaka yawe yose uzakigiriramo umugisha. Ariko igitangaza, hari abantu bakoroganye n'ubutaka, banakoroganye n'Imana. Sinzi nimba baba muri zone netere, sinzi aho baba, ko ku Mana ntibariyo, no ku butaka byaranze. Amahirwe y'aba bantu niki ni ukugarura ubusabane. Garura ubusabane bwawe n'Imana, wongere usabane n'ubutaka bwawe. Nubwo udafite icyo ukorera igihugu ngo ube waca imihanda n'ibindi, basi hagarara ugihesha umugisha ukoresheje ururimi. Ureme Imana yabwiye Aburahamu ngaho ijisho rizabona niho igihugu cyawe kizagarukira, kandi icyo muzavuga cyose nicyo muzahabwa. Mbwirira ukwegereye ngo ntabwo uri fotokopi y'ikintu icyo ari cyo cyose wowe. Reka aricyo nsorezaho dusenge. Usikora abantu babayeho abayumva ngo none ni nka fotokopi ya sekuru na se, ugasanga ibyo bintu yarabyakiriye, akumva ko agomba kubaho nkabo. Reka mbabwire ukuri, ihame ry'Imana, umuntu kubaho nka se aba ari esheke yagize mu isi.
uko imana yabyubatse. Imana yashatse ko umugabo abyara undi kugira ngo uyu byaye azarenga aho utageze wowe. Ariko iyo umuntu aje kugarukira munsi ya se, ni esheke totara aba yaragize y'ubuzima. Ni ikosa ku Mana ritabaho. Ikindi, nta muntu uri fotokopi y'uwundi. Umuntu wese n'umwihariko we ku Mana. Imana ni data wa twese. Igukomeza ishingiye kuri yo, idashingiye aho uvuka. Soze mbabwirike, wewe aho wavutse Imana yahakohereje nk'intumwa ije kuhahindura ibitarahindutse. Ibyo mu izina rya Yesu ndabivuga mbyemera mbihagazeho. Aha harava abantu Imana igiye guhindura intumwa zihindura iwabo ibitarahahindutse arimwe mu bihindura. Nta Mana yavuga ngo njye mbe nka data, ntibibaho. Iyo nihamenye bapfa ni pastori, narawe sinshaka kuba pastori nka papa, ntibishoboka. Ndahera aho yananiriwe, niho ngomba guhera, nzamukiye atageze. Niyo twicaranye azambwira ati mwana we twakoze imirimo y'Imana, ariko ibi mukora ni inzozi kuri twe. Kuvuga ngo iso yubatse akazu kamwe, none nawe uraho urumva ko warambije ngo byarashobotse, ngo nawe ngo nako. Hari n'utari gupanga kandi ahubwo umutwe gusa yawushize muri karya se yubatse. Icyo cyo ni igitangaza mu isi y'abantu, ntibyumvikana na gato. Wowe urahera hariya nimba yarananiriwe kuri ebyiri, ni ukuvuga ngo wowe urahera aho uzamukiraho ukora ibindi. Imana ngo duhingire isi tuyubake. Ariko hari abantu bazava mu isi nabi, ave mu isi. Hari umugabo uheruka kubivuga arambabaza, numva ariko yaransekeje. Yaravuze ngo Yesu nagaruka, aravuga ngo hari ahantu ngo ntazamenya ngo Kigali, ngo ntazigera amenya ngo ahamenya ngo kuko ngo harahindutse. Aravuga ngo ahantu honyine ngo Yesu azagaruka akamenya ngo ni muri Kongo gusa, ngo niyo ngo azamenya Kongo gusa, ngo niyo nyine azamenya ngo uko yayisize niko azayisanga. Bene uko ako ni akaga gakomeye mu maso y'Imana. Kuvuga irakuzanye nk'umwenjeniyeri uje guhindura isi, uyubake, uyihingire, uyihindure. None urishaye iwanyu ntagihinduka, no iwanyu nutahashira ibitarahabaye warananiwe. Mbabwire ngo mwese mbwirira ukwegereye ngo nturananirwa. Ni ukuri nturananirwa. Narabivuze abankurikirana. Navuze ko abakiriho bose baba batarananirwa, baracyari abakandida b'amahirwe yo kugirirwa neza kose. Kuba mukiriho muracyari mu kirere cy'amahirwe yo gukora ibitarakoretse, guhindura ibyanze, no kurema amateka y'ibitarabayeho iwanyu. Kugira ngo bikunde, ni siloga imwe igomba kuba ku rurimi rwawe. Kuzuririmba ngo ndahari ngo mbihindure, ndahari ngo mbihindure, narahavutse ngo mbahindure. Ku bwanjye n'Uwiteka iwacu hazahinduka, iwacu hazubakwa, iwacu hazaremwa ibindi bisha. Nutanabahinduza ubutumwa bwiza, uzabahinduza ibyo uzahubaka. Bimenye Imana ikunda ivuge ngo uwo naremye vraiment icyo namuremeye yaragikoze. Hanyuma aho uzananirirwa abawe nabo bazazamurira aho ngaho. Ariko turicaye gusa munsi y'abapapa ngo turanyuzwe ngo nibyo. Si ko Imana ishaka rwose. Ibyo si wo mugambi w'Imana na gato. Imana ifite ubutunzi burenze, yabuze nabibuha, ariko ntizibuha badashaka. Ibo umuntu bingana n'imitekerereze nuko kwizera kwe kungana. Hari n'abazajya kuyisenga, yajya kuyisenga, undebera Imana ishobora byose,
ari umugore umwe ngo wasinzira ngo mana ngo nawe sinokugora ngo ndabizi ngo nta mugabo bitagora ngo ariko byibura ngo ntabare ngo 15. Uwundi arasenga hari ikaremi muri Zaire, arasenga amagere hagati aravuga ngo mana ngo nawe ngo ndakubabariye ngo nta mugabo utananirwa n'ukuri kose. Kwizera kwe kwaramufaye agera ahantu afata Imana nk'abagabo bashobora kunanirwa. Dufite Imana ishobora byose itananirwa, n'ibitariho ijya ibirema, kandi ikunda kubona umunyantege uyemereye gusa ngo ari wihindura umunyembaraga mu busa. Mana we mwitangira z'abantu isi yariho ubusa gusa. Ahari ubusa hawe buriya iba ari tere y'Imana ngo iremeremo ibitariho. Ahantu ubona iwanyu hari vide, aho ni isi iri gusa Imana ishaka kuremeramo ibidahari. Ibisaba iki? Ibona umuntu gusa uhagarara witeguye uvuga ngo ndahari nge n'Uwiteka. Niko Dawudi yavugaga, Dawudi n'Uwiteka tuzakora iby'ubutwari. Nimuhaguruke dusenge Imana tuyibwire ngo twinjiye mu cyumweru cyo kubohoka. Turabohoka mu nzira zose kwa renye, mu nzira zose kwa renye. Ubutunzi bwaguhungaga, ariko ngo uziko iyo umuntu amaze kwinjira muri connection neza yo kwizera no kugira imitekerereze yabohotse. Yewe nabayeho amafaranga azampunga aho azamenya iyo ngiye ngasenga wapi ngagira gute nzababwira ihame ihame riyazana n'ibiki bintu bene ibi rwose nawe mfite no kuta. Ariko maze kwisobanukirwa ndiwe narahagaze mu rugo rwe ndababwira ati uranyumva turi abantu bagomba gukena ngo bavuge ngo baraburara. Icyo gihe twaraburara nangiye kuvanga abarwayi b'abadayimoni se bakiriraga kuri porutaye, inyuma ya porutaye batarinjira mu rupango. Imyuka mibi igasohokera nkumva induru zavuze hanze, bari gukubita imiryango, asanga umuntu yaje atwaye imodoka ariko arimwe imizimu. Yagera imbere y'umuryango induru zikavuga, ariko tukaburara abazimu bari kuduhungira inyuma ya porutaye. Bakavuga byagenze gute ngo ibi bize bigenda gutya? Uduha imbaraga abantu bagira gute? Amafaranga abura gute? Ariko ico gihe mu mutwe nzi ko amafaranga agoye kurusha ibintu byose, atapfa kuboneka. Niyo nasengera nkumva nugusenga nyine ko nkumva kandi no gusenga nkanzengera nene ndiyo kurarira umunsi umwe gusa. Ariko maze kumenya ko Imana ari Imana ishobora byose, nkayibwira amafaranga yose n'ibyaremwe n'ibyawe. Ndi umwana mu rugo, ushobora kumva ibirenze n'ibyo natekereje. Nico gihe natangiye gutangarira Imana. N'utundi duhame tubiri yaje kunyigisha ntumenye. Niyo nabwiye madamu no mu rugo yanjye nsongera gusengera ibiryo muri iyi nzu n'imyambaro no. Bizajya bidushaka aho nabisengereye ntibyaje. Ubu rero ubwo twisobanukiwe namenye ibintu nabyo nibinshake rero. Nabyo binshake bijye byizana. Naratunga umunsi umwe nicaye gutya Jumbura umumanagi umwe arampamagara ngo ariko waje muri banki ngo tukaguha ngo miliyoni nkazingahe ngo ukareba icyo wazikoresha. Nabaho sinari bwarunguruke mu muryango wa banki. Tese muyatanga gute? Ngo ufite konte ya gute imeze gute? Ngo se nta konte ntayo ngira rwose. Niwe wayimfunguriye kugira ngo bayanga. Tubuse no ngarangira toke ti wabikora gutyo. Tidakoresha ikise bayishura gutarambwira. Ariko ico gene intangiye kuzamuka mu kwizera namaze gusezera ibyo bintu ntabukene buzongera nta kuburara mu nzu yanjye bene uko. Okay, nzaba hano ubuhamya uburyo kumenya guhishurirwa bijya bibohora umuntu. Narabibabwiye ubushize hano. Ubwo nari maze kwisobanura icyo nasomye n'igitabo c'Abaroma naho ubukene bwashiriye. Naratangaye amafaranga gasigaraza